kazane babarozi Pastor Claude mureke tumwumve ngwiki aba none bagiye kumbwira ko inshuro yamurangirijemo mureke mwumve abangaba bro ni gute abantu bamenye iminsi bamaranye Jesus babaze guhera ku munsi w'ubukwe ngo iminsi ngo ni iminsi gahe ijana na asa mu Rwanda network arafite yo kwandika uyu nasubira mu Rwanda ndamoka cyangwa akaba yigiye icyongereza muri Canada yegura ari cyangwa akaba yiboneye undi ari ndagukunze rata ariko wa mugani tumenyane uretse gato ariko wasanga yiboneye undi kuko ntabwo Dekati yarabarabuye bro Dekati yarabivuze banga kumva iyi ni operation ya kaboko erega nkumbye Godfather 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 umwana murizi nakurwa urutozi ayo abantu bazi ko umuntu ari umwasama ibyo yavuga byose Dekati ntabwo tumufata nk'umuntu serious sometimes niyo avuze ari bivuga ati ni bwasama nyine ni kwa kundi yitukanira akandi arimo aravuga ibintu bizima ni nkaho utari by'umwana murizi Dekati ari posting ziriya niga pe yari posting okay byara ngiye reka nze nkubwire urukumva buri muntu afite ntuzazi bandrez atakora ntabwo njye avuga ku buzima bw'abantu muri hari nk'amakuru mfite hari nk'amakuru azagenda turika mukayamenya hari nk'ibyamamare ngiyewe nzi hari nk'umuntu wari ugiye gukora divorce ejo bundi umudama aramwohereza ibura The life I am living is not the life I chose. Okay. I am living in a bad situation. Oh yeah, situation. Situation. Okay. I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay. God allows some things to happen so we can learn, and I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. The next man I choose to be with, I will first get to know him well. Know his family and know everything about him. No one will ever use me again. Nyumvira. Byo uburetse gato. Nyamunsi uzi ko isi shaka nundi mugabo munyandiko muri iyi ntuza gusa. Uzi ko ahise ashaka undi mugabo, ahise abwira abantu ko ari avere bakereye nundi mugabo. Cyo tuvugisha ukuri memuretse gato. Sankara. Ntabwo abanyarwanda barabivuze bro abanyarwanda ntabanga bagira barabivuze baravuga ati wakigabwe bari gushaka nk'amafaranga kubera iki ibintu byanditse ageze muri Canada wasanga hano nta marezo arahari yo kwa weri ndabasuhuje kandi nanone mbahaye ikaze amahoro y'Imana nabane namwe aho muri mu mande zitandukanye z'isi ndagarutse mu kiganiro cyo munsi nisanzwe amazina yanjye nitwa Uwase Jacqueline ndagushimiye rero wowe wamaze gukora subscribe hano kuri Ndore TV show kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo ujye ubasha kubana natwe kugira ngo ujye ubasha kumva ibyo tuvuga biri ku mihanda bwakeye bute byagenze gute nizere ko nyine wamaze gukora subscribe noneho rero nawe utarayikora nagira ngo uyikore wihuse vuba vuba kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu rero nkuko muri kumbona uyu munsi nje ku mihanda ya mihanda yacu ya mihanda yanyu ya mihanda yawe ya mihanda y'undi ya mihanda yanjye so muraza kunyanganira rero mfite ijwi risarayemo kuntu kubera ko muri minsi twagize ibyago ntago nemeze neza no mu maso murabibona ko nsa nk'umuntu ukibyimbye kubera buryo umuntu ashaka kugira ama emotion abantu bakurikirana status zanjye barabibonye ko arabipostinze twagize ibyago aha rero nizere ko mumeze neza nta kindi kintu rero kinzanye uyu munsi ngo tuganireho muri ya minota twiyemeje mikeya nitumara kugwira tuzahita dukora iminota myinshi kandi dukora ibintu byinshi ndetse bitarambira abantu twemeje ko tujye kujya dukora iminota 10 cya 13 cya 15 kugira ngo tutaza kugira umuntu tuza kurambira hanyuma kugira ngo umuntu wese ajye yisanga nyine mu kiganiro tugiye gukora cy'iminota mikeya dusamarizinge ariko buri muntu wese yabasha kumva icyo twari tugendereye kuvuga hanyuma rero ikintu kinzanye nkuko mwabibonye hirya no hino kuva ejo cyangwa se uyu munsi bitewe naho biboneye hakwirakwiriye inkuru zivuga yuko Vestine yamaze gutandukana n'umugabo cyangwa se yaretse umugabo nkuko rero mwagiye mubyumva mwarabyumvishe kuri TikTok yo kwa Godfather ndaza kubicishaho namwe mu byumve mwabonye ko hari yasize ubutumwa kuri IG we imwe muza akoresha ajya kuri IG avuga ko yamaze gutandukana n'ura mugabo yakoresheje amagambo avuga ati I'm leaving muraza kuyabona ndaza kuyabacishirizaho
namwe mugende mubyisomera ariko tubivuzeho gatoya. Vestine murabizi ko yashatse akiri umwana, akiri muto, gusa imyaka irabimwemerera kuko itegeko ryemera ko umuntu wese ufite imyaka y'ubukure agomba gushaka. Rero urugo rwa Vestine kugeza iyi saha wenda wasanga iriya account ari fake. Dushobora kuba turi kuvuga ngo wenda yatandukanye n'umugabo ariko account yenda byanditse ari fake, tutazi niba ari we. Hari amwe mu magambo yagiye akoresha ubwo ari mu kiganiro na Irene, aravuga ngo urugo ni ikintu gikomeye, uko yarusanze n'uko yarubonye ngo yasanze ari ibintu bibiri bitandukanye. Mwarabyumvishe iyo audio nayo video ndaza kubacishirizaho gatoya ko ntabwo tuba twemeye kugenda dukoresha video y'abandi aba YouTubers. Murabazi ni abantu beza, bashobora kugukubita icyo bita strike. Rero ubwo Vestine yaganiraga na Irene avuga ko urugo ari ibintu abona bitoroshye. Rero bamwe bagendeye kuri iryo jambo bararishoka bararizamuka, bate twari tubizi yuko utazashobora urugo, twari tubizi ko ukurikira amafaranga, twari tubizi ko utazubaka. Bamwe nk'uko muri buze kugenda mwumva amajwi atandukanye bavuga ko nyine amariye kujya muri Canada aribwo yahisemo gutandukana n'umugabo kubera ko nyine yumvaga icyo yashakaga amaze kukibona, cyane ko ngo yikundira hanze n'ubusanzwe. Abantu benshi bagiye babivuga no muri comment ko Vestine akunda hanze, ngo mugana yagiye akora avuze ko akunda hanze, ari nacyo kintu cya mbere ngo yifuza kuzatura hanze. Rero rimwe na rimwe abantu bagiye bavuga yuko ariyo mpamvu yaba yarashatse Idrissa kugira ngo azigendere. Aha rero abantu bamuhaye amezi, abandi bamuhaye iminsi, ariko ngiye ikintu nshaka kuvuga kuri uyu mwanya cyangwa kuri uyu munsi, ndumva twategereza nyir'ubwite akiyizira, kuko kwicara nyine ukavuga ngo umuntu yatandukanye n'undi atigeze yicara kuri kamera ngo abyivugire, hari igihe ibyo bintu biba atari nabyo, kubera ko murabizi ko hano hanze haje ibintu biteye ubwoba kubera ikoranabuhanga. AI zirakora, umuntu afata account itariye akayita andi mazina, akaba yayitira Vestine, ayaza agahita ashyiraho amafoto yiwe agahita yandika mu izina rya Vestine. Murabyibuka no ku bwa Kimenyi na Muyango byarabaye, aribwo Muyango yazaga kuri TikTok kwa Godfather ahinyuza ko ibyo bintu atari we wabyanditse, ari fake account nyine bakoresheje bavuga ko ngo yatandukanye na Kimenyi, kandi wakemeza ko nyine akiri kumwe n'umugabo. So rero mu kiganiro nifuza tuza kuganira nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu w'umubyeyi, ntibikabe, si byiza ko twabisamira hejuru ngo tubyishimire twumve ko yatandukanye, hahiye, byacitse, nyine ibintu byadogereye, nyine byabaye ibintu byatanje cyangwa byabaye ibintu bibi. Giye ku rwanjye ruhande ndumva twamutegereza akaza, cyangwa se akazisha kuri kamera we na Irene bakabiganira, kuko murabizi ko nta handi hantu bemerewe gutanga ikiganiro atari kwa Irene Empire. Rero Emma buriya rero twakitega amakuru mashyashya tugategereza tukazumva icyo wenda we abyivugiraho, naho ibyo kuza twe tugahita dukubitaho ngo batandukanye. Ni ukuri ntago nyine njye ntago nje kuvugira Vestine, ariko niyo batandukanye ntago nyine ntaza kuntera amabuye ngo nyine ngo nuko nta mugabo ufite ngo niyo mpamvu nawe nyine uvuga gutyo. Ntaza kuntera amabuye gusenya, nyine iyo byakugezeho urabyakira. Imana ibyemeye kubicamo binyuramo, aba ari ishuri ryawe, aba ari agasaraba kawe, ko nta kintu wowe warenzaho, nta kintu warenzaho nta kintu warenzaho kuba Imana nyine ariko yabigennye nyine, kuko murabizi ko buri muntu wese afite destiny yiwe, umuntu wese afite igeno rye, afite igeno ry'Imana. Hari ibintu Imana yakwandikiye, hari ibintu Imana yanyandikiye, hari ibintu Imana yamwandikiye, no, buri muntu wese afite igeno rye ku Mana. So rero icyo nshaka kuvuga muri iki kiganiro ni uko tudakwiriye kumva ko nyine niyo byaba byamubayeho hari icyadanje. Njye numva nifuza ko duhindura uko tubanira bagenzi bacu. Ibintu byose bishaka kumugeraho uyu munsi nawe byakugeraho, kubera ko nawe uri umuntu, nawe byakugeraho, byagera kuri tante wawe, byagera kuri petite sœur wawe, byagera kuri sister wawe, byagera kuri musaza wawe. Nta muntu nyine uremewe ibibi, nta muntu nyine uheza ibibi. Ibibi ni nk'amahirwe, iyo umugisha waje nta muntu uwutangira. Umugisha nyine w'Imana iyo waje ku buzima bwawe nta muntu uwutangira. N'ibibi rero iyo byaje nta muntu n'umwe ubihagarika, usibye Imana yonyine nyine ibikuraho, ariko Imana itabikuyeho nta muntu n'umwe wabikuraho. Ibibi nyine wanabikwepera heza. Umugisha n'amahirwe ni ibintu bitangwa n'Imana, ni ibintu biza bivuye ku Mana. N'ibibi bitugeraho Imana ikabyemera, nyine ibisiko tuzabicamo.
ibi bizi neza ko bigomba kuzaba. Ahubwo ikintu abantu batarumva uyu munsi wa none ni uko abantu batumva ko mu by'ukuri ibi biramutse bije nyine umuntu wese akwiye kujya gute nyine kubyakira nk'ibibi byaje nyine kubera ko niko Imana yabyemeye. Kuko Vestine ubundi yarenzaho iki ku by'Imana yamwandikiye? Wese warenzaho iki ku by'Imana yakwandikiye? Njye se narenzaho iki ku by'Imana yanyandikiye? Hari ikintu bita igeno ry'Imana. Hari igihe nyeyo ndi kuganira namwe mba numva nanababwiriza igeno ry'Imana. My dear, igeno ry'Imana ni sinzi ko nabivuga. Igeno ni igeno nyine. Nose ubundi tuganire wowe ubyumva gute? Igeno ryumva gute? Urihuza gute? Ukaritandukanya gute? So icyo nashaka kuvuga rero hari bombori yuko yatandukanye, ariko icyo nashaka kwivugira nyine agacyagishwa kanyashaka gushyiraho ntago nje kwishima ngo ngo nkomere ngo Vestine atandukanye n'umugabo, ngo Vestine byamuyobeye, Vestine ageze muri Karadarone ntashaka kugaruka, Vestine abonye undi mugabo, Vestine abonye undi mufiance. Namvishe ba Sankara Premier avuga ngo nyine ngo yahise mentioninga yuko nyine ari available, nyine ari free, nyine nk'umuntu ukeneye kuba yanateretwa n'undi muntu. Nyine niba ari nayo wabyanditse nyine sagira ati byabaye byamushyikiye, nta hari bubishyire, nta hari bubikwepere, nta hari bubijugunye, ni byaje nyine akaje karemerwa, niko Umunyarwanda yavuze. So rero Vestine nakubwira ngo ibi bintu niba byakubayeho ukomere, ariko niba bitanakubayeho kandi ugomba kwicara kuri kamera ukabwira abakunzi bawe ukuri ko ibyo bintu bitabaye. Kubera ko kuba umusitari ni byiza, ariko no gusobanura abantu bagukurikirana nabyo ni ibindi byiza. Ibyiza bya by'uko warabitweretse ni na byiza yuko noneho niba hari ikintu cyakubayeho kidasanzwe ushaka kugisangiza abagukurikira, kugira ngo nyine uce amagambo, uce amazima, bombori y'amagambo ishire. Ndumva ngewe rero igitekerezo cyanjye cyari icyo, ndumva nta byinshi nshaka kurenzaho, ahubwo icyo nashaka kuvuga nyine kwari ukuvuga ngo tugerageze kumwumva. Niba byamubayeho tugerageze kumwumva. Yes, rero mwakoze kubana nanjye mu kiganiro cy'uwo munsi. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Mwari kumwe nanjye Jackie, ndabakunda cyane. Ciao ciao, bye.